yemera urukundo rwiza ruse byose ni wowe ndaje gusange shira agahinda ndaje gusange nshyitse umutima ariko twongere cyane mu byo dukora turera abantu bazavamo abagabo bazavamo abagore. Hari igihe ushobora gusanga umuryango mu byo bakora mu buryo batangamo uburere ukabona ko umuntu akora nkaho ntacyo simbizi amatungo uyorora uvuga utazapima ibiro byinshi ku isoko ugurisha imyaka bizere nta burwayi bifite, ariko ugasanga umuntu ararera umwana mu buryo ntakoresha urugero numva nakoresha, ariko ararera umwana nkaho ari ibintu azogeranya agashyira muri puberi cyangwa aho dushyira ibishimbo. Ibyo rero navuga ngo abagore cyane ibintu bazanye abaragizana babishyira babyita uburinganire n'ihame ry'uburinganire ryaje kuko twamaze kurenga ku murongo. Ariko abanyarwanda dufite uburyo bw'agaciro, tuzi agaciro k'umugore. Hari terime yitwa ngo umutima w'umuntu, kandi umuntu udafite umutima hari uwo mu kigero ko numvisha ngo nabo bashyiramo imitima y'ingurube babagize tubagapfa, abo ni abashakashatsi. Noneho ntabwo umutekereza umubizwa umutima w'urugo, none umutima warapfuye, ubwo rero nta rugo ruhari. Navuga ngo wenda nta umwanya abantu nka babiri kugira ngo wenda bakore komenti ku byo mvuze kugira ngo usubire mu nama kuko nyamara gaciro abantu ari igihe hanyuma mbashe gukurikira. Ababonye Bose ababonye ubu mpamvu ndaza myitegura nzabe nyirimo kabisa uzaba urimo dufite na mwene wanyu muhanyije umwuga wamubonye cyangwa umutegereza mwitegereza. Noneho rero hari ugiye kubaza ikibazo bari banze kubaza, ariko jyewe nanjye nari mfite ikibazo gisubirizemo. Hano abadamu turamukunda cyane cyane, hanyuma n'abagabo ariko baragukunda. Abagabo barakwemera ntabwo bagukunda. Noneho yafite ikibazo, tuba tukubona uri umudamu witinyutse, ibyo bavuga kwitinyuka. Imbaraga wowe uzivana hehe kuba utinyuka kuvuga ibyo abandi badashobora kuvuga, kujya aho abandi badashobora kujya? Tuba tukubona wagiye no mu misozi mu baturanyi. Ibyo bintu wowe ubishobora ute? Wabivanye hehe? Ko natwe tuzi ko aho wakurira hamwe bamwe twahakuriye, wowe wabivanye hehe? Tubwireho gato. usibye kuba mubibaza mukumva birakomeye, ariko ndi mu bagore badakora ibikomeye kurusha abo dufite. Hano dufite ingero z'abagore bakoze ibikomeye bagiye n'ahakomeye. Iyo twizihiza imyaka 30 uyu munsi u Rwanda rugiye kuzuza rwibohoye, muri abo babohoye iki gihugu cyacu mu Rwanda n'abanyarwanda harimo abagore barangwa intambara irota amasasu abapfuye. Ubwo rero ugiye kugereranya Skandinavia nabo ufite nka 0.1%. Murakoze Skandinavia, ni ishema kuba tugufite ahangaha nyine kuri tonde nyine, ariko icyo nagira ngo sabe kandi twunganyirijemo nk'uko wabyumvise n'igihe uyobora umuryango hano, ariko nagira ngo tugire inama bamutima w'urugo, ariko natwe turi ibihaha by'urugo, umutima n'ibihaha biragendana. Nagira ngo gusabe wagira ba mutima w'urugo mu bana bakuriye mu mahanga, bavukiye mu mahanga, ariko nyine za ndangagaciro z'umunyarwanda tuzi, ariko nk'urubyiruko ruvukiye n'aha mahanga, wowe dore ko ufite n'inaribonye muri social media uhangana n'abashaka kugoreka amateka yacu, ariko nagira ngo dusobanure cyangwa tugire inama n'abamama bari hano bumve n'uruhe ruhari cyangwa n'ubuhe buryo bakoresha batakoresheje cyangwa batamenye, yenda kongera kuvuga bari bafite kurera abana, ariko bajyana muri wa murongo wo gukunda igihugu no kukirwana no kugiharanira mu bihe byose, atari kuvuga ngo uyu munsi bari muri comfort zone cyangwa uyu munsi dufite
amajyambere ateye imbere, ariko uruhare rw'umubyeyi umumama no kurera umwana mu mahanga hano muri diaspora challenges ni nyinshi cyane. Nihe nama bagira kugira ngo izo nshingano nazo zizaba nk'umusaruro ushishikarije n'abandi bazakomoka kubo dufite ubu, ariko rukaba nk'akaraba no kuba byafasha igihugu cyacu kugira ngo gitere imbere. Murakoze. Bravo Madame Skandinavia. muraho neza. Turagusuhuje, nitwa Paul Mubana, abantu umukunzi wawe. Mvuze ngo ndi umufana, ubwo igihe watsinzwe nagenda, ariko ndi umukunzi zaguhoraho. Urakoze cyane. Akaba bituye hano mu gihugu cya Denmark, ariko nkaba ngushimiye by'umwihariko uburyo watwemereye kuza kuduha ikiganiro kuri uyu munsi, kandi by'ukuri uko twari tubyiteze nk'uko uvuze ngo si iby'iwacu, ndabizi ntabwo nta gisebo dufite kuko si iby'iwacu nyine, bikaba bidutengushye, ariko byari byose icyari kigenderewe cyagezweho. Twumvishe impanuro zawe, wumvishe ibitekerezo byacu, ubonye ko abantu bakwishimiye ahangaha, bari banyotewe kumva ikiganiro cyawe. Ni ukuri ibyari bikenewe byagezweho kandi turabigushimira. Gusa icyari cyo abantu bose twatumiye bifuzaga ko bahura nawe amaso ku maso. Abantu nazanye mu modoka bambwiye ati se Skandinavia turaba kumwe, ndamubwira ni amikoro make yakumwana impengeri, ariko ubutaha tubikwizeze ko tuzagutumira tukabana nawe rwose. Nge rero nta kibazo mfite kukubaza, ahubwo gusa ni ukugushimira, nshimira n'abanyarwanda bose batweretse umutima w'urukundo ko bakwishimiye, kandi mbabwira ni nubwo inkuru zacu zidacuruza, ariko nyabuna numvise ko hari ikintu gito twakora kugira ngo mama w'u Rwagasabo, mwari muzi ko abakozi barafaraki. Yego. Ndakwita guki mushiki wanjye, reka mubwire ngo uyu munsi wanyu nagize amahirwe yo kukubera hano. Ntabwo mwari jyenyine kubikora, ibyo umaze kubabwira ndakeka yuko urukundo bagufitiye ni ibintu bikomeye kandi byerekana umugore w'uyu munsi. Akazi dukora rero turi iteme ry'abaturage n'abayobozi, kandi nkeka yuko uri urugero rwiza. Nagira ngo mbikubwire ko kuba ndahangaha nawe uhari ndahakubera, ariko si byo umugore uyu munsi jyewe ndaza kugerageza. Uhari n'umuntu w'umugabo. Yego, urakoze cyane. Uhari n'umuntu w'umugabo ufite umugore. Yego. Umunsi mwiza. Ntabwo byari byoroshye, ibyuma byadutengushye nk'uko babibabwiye. Ikindi twagize kuba nyine abashyitsi bamwe na bamwe twari twabateguje bakaba batigeze baboneka, tubasabye imbabazi. Ikindi nk'uko kuri iki kiganiro Skandinavia yagarutse ku kintu cyitwa isengesho, ariko abikomoza ku burere ababyeyi bagomba guhereza abana babo b'Abanyarwanda barerera mu bihugu bitandukanye byo hanze y'u Rwanda. Ubwo rero twakakira isengesho ya Pastor Dativa, niba ari hafi yakwigira hino, hanyuma tugakomeza n'izindi gahunda. Murakoze. Bavandimwe, uyu ni umunsi mwiza w'imigisha myinshi ku badamu, niyo mpamvu mubona twabukereye kandi turishimye. Nagira ngo rero tubanze dushime Imana muri byose. Mwahaguruka tugashima Imana. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo, tuje imbere yawe Data, tuje kugushima kuko uri Imana yo gushimwa. Turagushimira uyu munsi mwiza waduhaye Papa, umunsi waremeyeho umudamu, umunsi wahereyeho umudamu umugisha, umunsi weretse umudamu ko ari igitangaza. Data, iyo ngeze aha hantu ndagushima cyane, si uko turi ibitangaza kuruta abagabo. Abagabo ni umutwe w'urugo, ariko Mana
nawe ukaba umutwe wacu twese abakwizera. Kandi nibuka ko uzuka wakubonye wa mbere ni umudamu ni Mari Magadarena n'abandi, waduteje iteka n'ubu niryo tugenderaho papa, watwambitse umutamana umwanzi Satani yari yashatse kutwaka. Rero ngusabiye umugisha uwo wese waje aha ngaha, nsabye ko amaraso yawe ya Kristo adutwikira akaturinda imyuka mibi yatera aha ngaha, mu byo dukomeza kunywa no gufungura bihezagirwe, amagambo aberaha anogere Imana n'abantu. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Isengesho ni ngombwa, isengesho ni ubuzima, isengesho ritunga abanyamwuka. Haleluya. Isengesho ritunga abana b'Imana, aho icyizere kitari kiraza, aho uri kumva uri gucika intege birakunda, aho uri kumva bitameze neza, Imana igufasha kumva ko biri buze kumera neza kuko ariyo byose. Ikindi Imana ni nziza no kwishima ku bintu byinshi biba bitandukanye, no kuba tuba twagiye muri bino byumba bikatugeza aha ngaha n'iki byose ni byo gushimirwa. Yes. Tudatinze tugiye kwakira Georgette muja wa Maria. Yes. Yakwegera hino nta kibazo niba yimvise. Mbanje kubasuhuza kandi nshimira umukobwa wacu mwiza umpaye iyi mikro. Ariko mbere ya byose ndagira ngo nifurize ba mutima w'urugo twese hano twifurizanye umunsi mwiza. Umbabarire ubwire mutima w'urugo uri impande yawe umubwire uti umunsi mwiza. Nkaba rero nongeye no gushimira basaza bacu, abahungu bacu n'abagabo bacu bafashe umwanya wabo bakaza kwifatanya natwe ba mutima w'urugo kwizihiza uyu munsi mwiza utwizihiye. Ndabashimira cyane, mwakoze. Umunsi watwizihiye kubera mwebwe, iyo mutahaba tukawukora twenyine ntitwari kwizihirwa bigeze aha ngaha. Nibyo koko ni umunsi w'umugore ku isi yose, ukaba n'umunsi w'umugore mu Rwanda, ariko by'agaciro cyane kuko tuwijije ku nshuro ya 30. Ni iby'agaciro. Ibyo ngiye kuvuga rero ntago sinibanda ku munsi w'umugore ku isi yose, ndibanda ku munsi w'umugore mu Rwanda. Nkuko tubizi twese, igihugu cyacu mu myaka 30 ishize cyari mu icuraburindi, cyari cyasenyutse, cyari hasi pe. Ibyakozwe byose umugore yagizemo uruhare mu kongera kucyubaka, agiramo uruhare kongera kubaka umuryango, agiramo n'uruhare kongera mu iterambere dufite ubu ngubu muri iyi myaka 30. Umugore yagize uruhare mu kubohoza igihugu. Murabizi mwese urugamba rwari rukomeye, hari abagore bari ku rugamba, hari abagore bambaye igisirikare bafite n'imbunda bakajya kurwanya umwanzi, guhashya umwanzi ngo babohore igihugu. Hari abagore batekeraga abasoda bari ku rugamba, hari abagore bajyaga kuvoma. Urumva twagize mu ruhare mu kubohoza igihugu cyacu. Umugore yagize uruhare mu kubaka igihugu cyacu. Umugore yagize uruhare mu kubaka igihugu kuko hari imiryango yari yarazimye pe. Umugore yabigizemo uruhare kugira ngo umuryango wongere uzimuke. Mu burezi ararera, ararongorwa, arabyara, arongera yubaka umuryango. Agira n'uruhare kubaka igihugu. Murabizi bampaye iminota 5 kubisobanura ariko ndasobanura ibyo muzi. Igihugu cyacu kigeze mu iterambere, umugore abifitemo uruhare.
muri guverinoma, muri politike, mu bucuruzi, no kwiteza imbere no guteza umuryango imbere. Umugore abifitemo uruhare. Icyo gihe rero amajyambere dufite, murabizi neza yuko umugore abifitemo uruhare rwinshi cyane. Umugore yagize uruhare mu iterambere ry'igihugu mu buryo bw'ubukungu. Murabizi ko ubuyobozi bwacu bwiza buyobowe na nyakubahwa Paul Kagame ariwe wadukuye mu gikari aho bari baraduhishe, aradusohora kuko yari abizi yuko dufite imbaraga mu kubaka igihugu. Turatangira twiga amashuri, turatangira tuba abasirikare, turatangira tuba abapilote, ariko mu bukungu nibwo ngiye kuvugaho tugira agaciro cyane, tubona imbaraga zo gucuruza. Ubundi abagore b'abacuruzi mbere y'imyaka 30, mbere ya genocide yakorewe abatutsi, kubona umugore w'umucuruzi ari nk'ibice 5%, ariko ubu mu bucuruzi harimo abagore barenga, ahari ne nabo ugeze mu Rwanda ukajya i Kigali cyangwa muri za quartier commercial, mubona cyangwa mu isoko, mubona ukuntu abagore bagiye mu bucuruzi kugira ngo bateze imiryango yabo imbere no guteza igihugu imbere. Ariko ibyo byiza byose n'imbaraga zose n'icyizere cyose umugore abigira ari uko yahawe agaciro, abigira ari uko yagize uburenganzira, abigira ari uko atahuye n'ihohoterwa. Iryo nyakubahwa Perezida Kagame n'ubutegetsi bwiza babikuyeho kera, ihohoterwa bararica, kuko ntago twari kugira imbaraga zo kubaka igihugu cyasenyutse hari iryo hohoterwa. Icyo nicyo kintu yamanje ashyira ku ruhande. Mwese murabizi, bagabo murabizi, nkoraho ndore, nkoze urushyi urebe uko bakugenza. Icyo kintu none nicyo yashyize imbere kugira ngo tubone imbaraga n'icyizere. Yakuyeho ihohoterwa, aho rero byatumye tugira icyizere, twubaka igihugu cyacu. Iterambere ry'igihugu cyacu muraribona. Kenshi baravuga bati umugore ni iterambere, ni iterambere ry'igihugu, ni iterambere ry'umuryango. Ibyo sinabisobanura byose murabizi rwose. Sylve aho uraha ubuze Christina, sinibaza yuko urugo rwakomeza rukagenda uko ruri none ahangaha. Abagore turi ba mutima w'urugo, bagiye kuduha ayo mazina batibeshye. Turi ba mutima w'urugo, turi inkingi y'urugo. Iyo nkingi ibuze inzu yagwa. Izo mbaraga rero nshimira umukuru w'igihugu cyacu wazitubonyemo. Ubundi muzi ko twari dusuzuguritse, turaho mu gikari nyine, ariko mbere ya byose batugize abo mu gikari dusuzuguritse, ariko bari batuzemo imbaraga. Urugero natanga nk'umwami. Umwami nta decision yafataga burya nyina atabishatse, ariko ibyo byose bakabikora bwihishwa. Kubera iki? Imico, kubera umuco, kubera ubutegetsi. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame udukunda cyane, ureba na kure, yararebye aravuga ati umugore ni iterambere. Ibi byo ubucakara bashyira ku mugore cyangwa kumwima agaciro abikuraho. Aravuga ati umugore niwe wubaka, niwe mutima w'urugo. Mureba aho igihugu cyacu kigeze, adushyira mu butegetsi. Rwose abagore ndabizi aho mwicaye aho, kenshi tuba turi proud yo kumva abanyamahanga batubaza ati ariko igihugu cyanyu cyagize gute kugira ngo mube ari mwebwe mu butegetsi, muri ari mwebwe mucuruza, ari mwe n'ubwenge n'ubuyobozi bwiza. Ubwo rero bampaye iminota 5 sintinda, sinizimba mu magambo, nari naryoye numva navuga byinshi. Urumva insanganyamatsiko rero y'uyu mwaka y'umunsi w'abagore ku isi hose, iravuga mu Cyongereza ngo invest in woman, accelerate progress. Murabyumva? Donc iyo uteje imbere umugore, amajyambere ariruka. Nk'aya majyambere twabonye muri iyi myaka 30 murabona hageze. Ibyo rero birakenewe. Ba mutima w'urugo, icyo navuga, nyakubahwa Paul Kagame yaduhaye agaciro. Mureka ko gaciro yaduhaye tukamusubiza, ntitukatesha agaciro nyine, tukamusubize dukore. Donc dutekereze
aho twavuye n'aho tugeze noneho dutekereze imbere hazaza ari byo duharanira gukora n'ibirenze ibi ngibi tumaze gukora. Murakoze, nibyo navuze iminota 5 nihagije. Murakoze, mbifurije umunsi mwiza, murakarama. Murakoze cyane, inyigisho nziza cyane. Aka kanya rero dufite Misago Vice Chairman wa RCA-Denmark, mwiriwe ndamukiza ku ruhande wiriwe urakaze ku munsi mwiza w'abanyarwandakazi. Ngewe sindi buvuge byinshi, ndashaka gushimira cyane, ndashaka gushimira cyane mwese. Ijambo ryanjye ndarikora mu magambo makeya yo gushimira abamama cyangwa abadamu. Iyo twicaye ahangaha twese, ndanyuzamwo amaso kuva ahangaha nkareba hirya nkageza ahangaha, ndabona ko hari abamama b'ababyeyi bakuze muri twebwe. Ngewe ndibuka ko turi abana dukura tubaho turi batoya turi mu mahanga, ababyeyi bacu batwigishaga ikinyarwanda cyane cyane bijyanye n'ibyo Sikovi yavuze. Batwigishaga ikinyarwanda nibwo twari mu mahanga, tugasohoka mu rugo tukavuga uri hanze mu irembo cyangwa mu byo urimo wavugaga ururimi rw'amahanga. Ariko iyo wari mu nzu bakakuvugisha ikinyarwanda. Icyo kinyarwanda cyangwa umuco batwigishije ababyeyi icyo gihe nibyo twakuranye, nibwo wari utarazi n'ikinyarwanda, ariko nta kantu gakeya cyagufashije gutwara mu buzima bwawe. Nge nicyo kinyarwanda nzi uyu munsi nagikuye aho hantu mama twigisha, cyane cyane abamama ningiye kuvuga. Ikinyarwanda nzi nubakiyeho uyu munsi nakigiye kuri mama niwe twivugishaga ikinyarwanda. Abamama bavandimwe n'abamama bose, abanyarwanda benshi bakuriye mu mahanga, urebe yo bari hose ubuzima bwari bugoye, ariko abamama barahekaga bakajya no gupakasa bahesha utwana mu munzu aho ngaho, bashobore kwigisha no kubana n'abana babo, bashobore kujya kwiga, bashobore icyo kurya, bashobore no kubigisha urwo rurimi rwabo. Abamama barahanga mwese murabizi, ufite iteka hari cyuzi. Icyo nshaka gusigira uyu munsi abamama, ndabashimira cyane. Abakuze murabizi ayo mateka, abari batoya muri abo bamama muri mu myaka mitoya, mubyigire kuye mucyo ababyeyi bacu babamama cyane banyuze mu guhangayika butoroshe, nibwo bari kumwe n'abapapa babo mu mahanga aho ngaho, ariko natwe mu mahanga turi mu uyu munsi. Abamama nibwo abana bacu bavuga ikinyarwanda, ikidanishi barakivuga cyinshi cyane, ariko mushyiremo akanya muvuga ikinyarwanda mu rugo. Ibyo byiza, twibuka abanyamama bacu batwigishije mu mahanga yose twari turimo umuco w'ikinyarwanda, hago bawutaye barawukomejeho. Ikiyo bagumise nibwo batari bafite byinshi, ariko ikintu bajyanye nacyo ni ikinyarwanda. Nicyo gituma uyu munsi na perezida avuga uyu munsi n'abamukurikiye bose, niko ababyeyi babo b'abamama n'ababyeyi bose mu mahanga bari barimo bakomeje ikintu cyitwa ururimi. Natwe cyase ndashaka uyu munsi dushimira umunsi, twibuka umunsi w'abamama, akatwibuka ababyeyi b'abamama bafashe icyo kintu cy'umuzi. Uyu munsi ngewe nawe hakaba ari indi generation iriho. Uyu munsi natwe urubyiruko cyangwa abandi bazaza nyuma yacu badushima. Bamama turabiza abapapa babagiye birutse, kesha abamama niba bamara umwanya munini n'abana, mukomereza aho ngaho, turabizi ko mubishoboye. Ibyinshi sinabivuga gusubira mu byo abandi bavuze, ariko nashaka gushimira cyane agaciro k'umumama afite mu buzima bw'umwana w'umunyarwanda, kandi amateka arabyivugira
byonyine. Iyo bataba abamama bigisha abana bo umuco wa Kinyarwanda, abahungu n'abakobwa ntibari guhaguruka bajye ku rugamba bamenye agaciro ko kuba umunyarwanda cyari iki. Nicyo gituma nshaka natwe ababyeyi munsi mushyiremo imbaraga, abana bacu bamenye, Scovia yabivuze neza, babe mu mahanga ariko bazi umucyo ho bakomoka. Nicyo ngicyo nari nshaka gushimiraho cyane. Ikindi nshaka gushimira, ndashaka gushimira Yurandi, umuryango w'abanyarwandakazi mwatwakiriye ahangaha, twicaye mu bicaro byiza cyane. Nitwakoma amashyi ariko turabashimira cyane ko mwatwakiriye. Twagiye urugendo, twavuye Copenhagen, ariko turashima ko mwakoze ibi ahanga twicaye turisanga. Ikindi ndashaka gushimira cyane Chairman Paul n'umuryango bakorana nabo komiti, munota umwe wo kubashimira ko bashizemo imbaraga cyane. Umuryango kaba muri Denmark kaba turi umuryango umwe, ari Copenhagen ari Yurandi, twese Denmark twabaye umuryango umwe kandi tugashyira ibikorwa hamwe. Icyo ni ikintu cy'agaciro cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mumwongera andi mashyi. Murakoze cyane. Yes, reka twakire Paul Nkubana, umuyobozi w'umuryango wa RCA-Denmark. Urakaza neza. Muraho neza. Abo hakurya muranyumva? Abanyumva mushyire hejuru turebe. Murakoze cyane. Nyakubahwa Vice Chairman, nyakubahwa Chairman w'umuryango RPF Inkotanyi, nyakubahwa Madame Georgette uhagarariye abagore muri RCA-Denmark, komite ya national iyobora, dufatanyije twese kuyobora, n'umuvandimwe wacu Karirima, umunyamakuru dukunda w'inshuti yacu, bayobozi mwese musanzwe muyobora umuryango wa RCA Yuland na Fin, banyamuryango mwese duteraniye ahangaha, bari bategarugori, rubyiruko rwacu, ndabashuhuje mbifuriza ikaze no kugubwa neza muri iki cyicaro. Kuri uyu munsi twaje kukwizihiza umunsi w'abagore ku isi hose. Mubanze mu bagabo turi kumwe ariko n'abagore badasigaye, mwabampereye amashyi abamama bacu na bashiki bacu, tukabona ko mubyishimiye. Mugenzi wacu Madame Georgette ukuriye abagore yavuze ngo umunsi mwiza w'umugore. Nibaza ko kuva ejo twarabivuze, ariko n'uyu munsi twongeye kubisubiramo, kuko ahatari umugore nta buzima buhari. Siko bimeze? Murakoze. Muri make rero, twari tuzi ko neza uyu munsi twari tumaze igihe kinini tuwutegura, hakaba mwaragiye mubona kuri flyer twasohoye hariho nyakubahwa ambasada Diane Gashumba, twakagombye kuba turi kumwe kuri uyu munsi nkuko twatangiye iki gikorwa, ariyo ntego, ariyo gahunda, ariko hanyuma akaba atabashe kuboneka ku mpamvu zitaduturutseho, ku mpamvu ze bwite, tutagizemo uruhari, ariko uyu munsi tukaba turi kumwe nawe. Ndibaza ko atari ikosa ryacu, ahubwo wenda ni akazi kenshi yagize. Sabe rero abanyarwanda bari ahangaha ko kuba atabonetse ntiyagire uwo bihungabanya. N'ubundi intego nyamukuru yari yo kwizihiza umunsi w'abagore, kandi nkuko isiroga wenda Chairman w'umuryango arabizi,
intore ntiganya yishakamo ibisubizo. Tugashimira rero abantu baduhaye ibiganiro. Georgette yaduhaye ikiganiro cyiza cyane ku bijyanye n'umugore, nta mpamvu yo kubisubiramo kuko message ye burya ni y'uyu munsi niyo yari ingenzi. Chairman T mugenzi wanjye nawe yabahaye impanuro. Madame Scovia yaduhaye ikiganiro cyiza. Ndibaza ko ibyo byose nitubirundanya nitubihuriza hamwe biratuvi buri muntu wese araba afite ikintu yavanye ahangaha. Kandi kuri programme nanone nabonye baduteguriyeho ikiganiro tuza kumva hanyuma wenda musaraza kukivuga. Nibaza ko riraba ari ijambo twese tuba tunyotewe riba rikeneye mu buzima bwacu. Nibaza rero ko kuba duhuriye ahangaha byonyine, kuba twicaye ahangaha tugatega amatwi abayobozi impanuro zabo n'abashyitsi batugendereye, nibaza ko turi buvanga tuguwe neza, nta esheke turaba dufite, ahubwo intego yacu turaba twayigezeho. Banyarwanda rero ndabona abandi bakiza, namwe turabakiriye. Ndagira ngo ariko nkuko umuyobozi w'umuryango yabivuze kare, tuzatugerageza kubaha n'igihe, hanyuma kugira ngo uko abantu babihaye mu intego mu mpapuro tujye tukomeza icyo gihe, tugikomeze kugira ngo amasaha twihaye ariyo turangirizaho, kuko byaba bigoye kubona uva umuntu yafata urugendo rurerure ahantu ari bumara isaha imwe gusa, kumbye kwamara amasaha 4 byaba atari byiza. Nizere ko ubutaha tuzadutangira ku gihe tugasoreza ku gihe. Ntewishema rero no guhagarara imbere yanyu rero kugira ngo kwifatanya n'abanyarwanda batuye muri Denmark yose, abatuye Yulande bahuye n'abari Shetland, nkuko igihugu cyacu iki gihugu dutuyemo kigabye, twese ngo tukaba duhuriye hamwe kubera umudamu gusa. Murumva mudakomera kabisa. Mwibaza ahantu kuvanga kugera Sona Yuland, abandi bakagera no Yuland, Shetland mukambuka ikiraro kugira gusa ngo uyu munsi w'umugore tuwizihize. Murakomeye kabisa, murabo gushimira, ariko murakomeye ngeze nisanzwe mbizi. Nisanzwe nzi ko mukomeye, ariko ubu ngubu nukubishimangira. Abagabo bari ahangaha ndagiye gusaba amashyi abagabo bonyine, abagore badahari, twumve ko abagore bakomeye. Mwabyumvise? Iyo ni motivation ariko murayisanganywe. Ndabizi abagore ntibacika intege, barahatana kugeza ku munota wa nyuma. Kuri uyu munsi rero ndagira ngo wenda hariye musataza kunkatiraho nanjye kwari kugira kuhurira ahangaho uyu munsi no kugira ngo twizihize uyu munsi w'abagore, hanyuma twumve n'impanuro z'abayobozi batandukanye. Impanuro baziduhaye ntago tuzisubiramo, ariko by'ukuri nkuko babivuze, ikintu nsubiraho kuri nkurikije ijambo Pastor yabagejejeho ari na Scovia yabivuzeho, nyabuneka uyu umuryango w'abanyarwanda ikituranga. Niba muzi hari umuntu wanyibutsa, niba mwumva indirimbo y'igihugu ibariza igihugu ngo ururimi rwacu ngo nirwo rugira utera, nirwo ruduhuza. Ururimi rwacu nirwo ruduhuza. Bakomeje kubivugaho, ariko ndibaza ko ari ikintu cyiza cyo kubaha, natwe tukavanira isomo aho ngaha, kuko baca umugani ngo umwana mwenge yumvira mu rusaku. Ndabasabye rwose ngo aha hantu ababyeyi bacu mushyiremo imbaraga, abana bacu bavuga ikinyarwanda, kugira ngo ejo hazaza tuzabe dufite abanyarwanda bakunda igihugu, bakunda n'umuco wabo, kandi bafite ya ndangagaciro y'ubunyarwanda. Murakoze rero, reka ndaza kubona umwanya wo gushimira, ariko muri aya masaha reka mpagarikira ahangaha. Nabonye hano hari systeme yo guhagarika abantu batinze barengeje ya minota, reka nanjye bataza kubinkorera. Reka mbashimire
ariko ndaza kubona umwanya wo gushimira nanone by'umwihariko, noneho mvuge ndi gusoza ntawe umpagaritse. Murakoze. Happy Women's Day. Thank you. Umunsi mwiza kuri mwese abagenzi banjye. Mama, Happy Women's Day. Urakoze cyane. Urakoze. Bijyamo nagura kugenda namuheretse, ni mwiza ndamukunda. Namwe mwese mbifurije umunsi mwiza, kandi guturuka ejo tubifuriza umunsi mwiza kugeza uyu munsi. Ntabwo ari umunsi wonyine, ni ukwezi kose. Ukwezi ni ukwanyu, ukwezi ni ukwacu. Abagabo namwe baje kudushyigikira, aribo bapapa, namwe mwakoze cyane. Umunsi wanyu namwe tubashyigikira. Twakiriye Karirima, umunyamakuru wa Igihe. Abantu benshi kugira ngo mumaze kumumenyera. Umufatanyabikorwa wacu turakwakiriye kandi tumwakirana amashyi menshi cyane. Ntabwo byoroshye kuvuga nyina w'umuntu. Ndasaba abana abasore bari inyuma ko twumva, abatumva ari Ikinyarwanda babasobanurire. Ndimo mvuga ko bigoye kuvuga nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu, iyo umuntu ahagaze gutya, umugabo nkanjye ahagarara gutya, mba naramaze amezi 9 mu nda ya mama. Murabyumva? Ntabwo ari kuvuga abagore benshi beza, oya, bafite ubushobozi n'ubumenyi. Nutavuga ngo yageze muri za kaminuza, afite ubushobozi bundi, arorora, arahinga, arafasha umugabo, akora ibintu bigaragara mu gihugu. Hashyizweho amategeko yo kubarinda bya bindi bitaga ku ikintu cy'Rwanda ni kubahohotera. Ariko iryo hohoterwa ntabwo ubu rikiri ku mugore gusa. Umugore asigaye angana n'umugabo, barareshya mu buringanire. Noneho iryo hohoterwa ntabwo rikiri ry'umugore gusa. Hashyizweho rero ingamba zo kugira ngo n'umugabo, sibyo, atamuhohotera, ntabwo bamuhohotera ndinganire. Ibyo ni ibintu bikomeye. Abagore 31% mu nteko ishinga amategeko bafasha abagabo nabo ubwabo gukontorora iryo ringaniza, bakafata ibyemezo muri iryo ringaniza bikorwa kuri bo, ariko itibagirwa n'iringaniza mu bindi byose, haba no kubana no gukorana neza n'abagabo. Sinzi niba aho hantu mwumva bari 31%, ariko ibyo bakora nibo aba 31% bafite imbaraga zo gufata ibyemezo, zo guhamagara guverinoma y'u Rwanda ikicara imbere yabo. Ndavuga inteko ishinga amategeko yose, harimo 31% uyu munsi turimo tuvuga, bakabaza abayobozi b'igihugu ngo ibyo mukora bigeze, ibyo mukora mubitwereke, kuki mukora ibi, ese byagenze gute, bakabaha ibisobanuro. Abo muri abo babaza ibyo bibazo bakontorora, bamenye uko igihugu gihagaze, harimo abagore 61%. Iyo umugabo nkanjye yicaye cyangwa ahagaze imbere y'abagore beza ntashaka kuhava, none nagira ngo mpave ntazuranyije ngo nawe mukari umunsi mwiza kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane, murakoze kutwita izina, turi beza kandi cyane. Umuntu aba ufite mama w'aha ngaha cyangwa umudamu we amukunda, yamubwira ati mwiza, akamubwira ko amukunda, byaba ari byiza abamwegereye. Hari ukayi umwana wanjye anje ndamukunda cyane.
harundi n'umubyeyi nta kibazo yabwiye umwana we. nanjye agakombe kanje hano ndagakunda cyane. Murakoze cyane. Shadrake nababwira mu maboko mukunda twaje mu modoka kubivuga. nanjye nkunda mama wanjye na bashiki banjye n'umugore wanjye. Halo dusize. Hari bamwe na bamwe tudafite abo babyeyi hafi ngo tubibabwire, ariko amahirwe ni ukubera ko hari abandi babyeyi batuba hafi muri ibi bihugu turimo. Mama Chantal uri mwiza ndagukunda, mama Christine uri mwiza nawe ndagukunda. Abo mpamvu mbavuze cyane ni ukubera ko ari aba iyo ari ngombwa. Murakoze. Arakoze cyane. Katwumve n'undi. Murakoze cyane. Abamama twese tuzi ko dukundwa, kandi icyo nari nshaka kubibutsa mujye mwibuka kwikunda. Wow. Ngo mujye mwibuka kugira gute? Birabira ko tugomba kwikunda bamutima w'urugo. Yes. Yananje mama Chantal ndagukunda cyane. Kandi ndakubaha mama Chantal, ndakubaha cyane. Twaje nk'impunzi hano, muzi kumwe uri muzi barakwakira bakagufasha, ariko Chantal yaje asanga umugabo ubuzima yaciyemo iyo abuvuze ndumva ndamukoresha pe. Yaragwanye ni example kuri jewe pe. Chantal ndagukunda kandi uranyinspira rwose. Yeah. Bonsire bakuzire ndagukunda rwose. Suzanne ndagukunda. Yes, compliment ni nziza mu buzima. Ikindi kandi amarangamutima ni meza. Hari uvuze ngo hari abantu badafite ababyeyi, ariko ndabibutsa ko kuba umubyeyi atakiri muri ubu buzima nibura yabayeho arakubyara, ugomba kumva yuko naho hari agutekereza niba hari ubundi buzima ashobora kuba arimo. Ikindi kandi ababyeyi bose ni ababyeyi bacu, kubera ko bose barasa. Ni ababyeyi bacu, kandi umugisha tubonera kuri abo bandi dukura muri ubuzima bwa buri munsi ni Imana iba yarabatwoherereje. Mukomere kandi mujye mukomeza kwizera Imana no kwimakaza urukundo muri mwebwe, mwakira imigisha y'Imana iba yaboherereje. Murakoze cyane. Natwe dushime cyane, natwe dushime nk'abagabo natwe. Yes. Twashaka gushima koko bera dufite abamama, natwe tudafite uwo dushima bari hafi, ariko ntitwagenda tudafite turi konesi. Nanjye ndashaka gushima cyane, ndashima cyane mu mubyeyi mama Dativa, ni umubyeyi w'inshuti cyane kandi umubyeyi mwiza cyane w'urukundo rwiza rukomeye, mama wa benshi. Ishime na mama Rita, ni umubyeyi mwiza cyane, turashaka kubashimira cyane ko n'ababyeyi beza cyane. Ishime na mama Precious, ni ababyeyi beza cyane dukunda, Imana ibahugisha cyane. Nashaka kurikomeza serukire n'abandi bamama, murakoze cyane. Akabona nikaboneke ni nyina w'umuntu. Dufise experience nyinshi, rero nagira mbwire bamuna bacu dukuriye bazokunda abagore babo, babubahe, babahe agaciro kuko kaba kanabakwiye. Burya uza guhusha itunga abusha umugore. Mwese mubaha amashyi abantu babwiwe abo magambo y'urukundo. Abasigaye bihangane, ntabwo nabashije kubaha mwese ijambo kubera ko iminota yagiye. Aka kanya tugiye kwakira ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, ariko mu gihe ibyuma bitarakunda twaba tugikomeza n'abandi
kugira ngo tutaza kugira abo dusiga batavuze ikiri ku mutima wabo. Ndibaza ko ariko kanya nibura abantu baba bagiye kubyaza umusaruro kugira mu gihe tugitegereje ariko ibyuma nibimara kumera neza turahita tubikatinga. Ndabaramukije umwanya batarashyiraho ibyo byuma, nagira ngo nsubirize pasitati, nanjye ndagukunda, ugize neza. Uyu munsi wari kubimbwira ntahari ariko urabimbwiye, umunezero. Murakoze. Nanjye mfashe ijambo, ariko mbere na mbere reka mbanze nitera uburezi nk'uko abanyarwanda babivuze, ujya gutera uburezi arabwibanza. Ndagushimira mwana wanjye, ndagushimira mukobwa w'i Rwanda, uri intwari, uzakomereza aho ngaho, uzaserukira u Rwanda, kandi aho uzahura n'urubyiruko nyarwanda uzaruha umuco nk'uko tukubonana uyu mwanya. Ikindi muri rusange nk'abamama bashimiye uburyo nababonye aha ngaha. Ubwo bwa mbere naza muri aya materaniro, kandi nyita ayo materaniro. Mwateranye neza, muri beza, ni ubutwari kubona mwarisobanukiwe nk'abanyarwandakazi. Uyu munsi mukaba muzi kwikunda icyo ari cyo. Ndabashimiye rero, mukomereze aho ngaho, n'abatarabasha kumenya iki gisobanuro buri wese ajya agihereza mugenzi we, aho twese dukomeze dufatanye. Murakoze cyane. Muri aka kanya nzi niba Jackie niba witeguye twakwakira. Namashimwe agiye kutugezaho yadutera ubwoba. Ntabwo ngo ntambara yantera ubwoba, ntambara yantera ubwoba, yarize kagambirandika, ntambara yantera ubwoba, ntambara yantera ubwoba, ntambara yantera ubwoba. Kinyamatwi yanyu ntambara yantera ubwoba, oya ntambara yantera ubwoba, ntambara yantera ubwoba, ntambara yantera ubwoba. Mumuhereze rwose, ariko se nta n'amashyi. Ndagira ngo dusabe Pasiteri Eugene asome ibyanditseho abitubwire. Journalism Excellence Award, Rwandan Community, Denmark, 2024, presented to Karima Aimable in recognition of your unwavering commitment to the truth, integrity, and excellence in journalism, presented by the Rwandan community in Denmark. So, yavuze ko umuryango wa Denmark, Rwandan community, umunyamakuru muri excellence. Mungu akunga kura kumbishije. Umwaka wa 2024 Aimable mu recognition to recognize cyangwa gushimira ubwitange bwawe na commitment, ubwitange no kuvugisha ukuri na integrity
na excellence mu munyamakuru. Tuguha ishimwe ku kazi ukora Rwandan community muri Denmark. Kamaze mu ijambo awadi ayivugira ijambo gatoya. Murakoze mwese abari aha ngaha, Bwana Karima, iyi award tugwaye ntabwo ari impano ahubwo warayikoreye, kuko iyo utaza kuba waratubaye hafi Rwandan community niko nabyita, kuko Yurande ukaza Sherande ukatangira inkuru, ariko cyane cyane by'umwihariko aha muri Yurande. Murakoze Jacqueline, ariko urebye ba perezida bacu ibyo bavuze ntacyo narenzaho, ariko icyo nagira ngo sobanure umuntu wese aha ngaha, iyi kado yenda avuga ko ari tumuhaye nka Denmark, ariko iyi kado yewe binashobotse no ku rwego rw'igihugu. Kubera iki? Uyu muvandimwe akora akazi nk'abandi bose, ariko aho hagera abandi batahagera. Kubera iki? Niwe uri muri diaspora. Impamvu diaspora rero ikenewe kugira ngo u Rwanda rwacu badutererana, isi yose yatwihakanye, ariko tukava muri ryavu tukaba ari ishami dufite igihugu cyacu. Ba bandi badutereranye ntabwo bahagaritse, na n'ubu ni kwa kundi, nubwo batabivuga yenda ku mugaragazo, ariko tubonye nk'umuntu nk'uyu tuvugira akerekana u Rwanda uko rumeze, nabo barigaye ubwabo, akerekana u Rwanda urwo ari rwo uko rumeze. Nkabasoza rero mushimira cyane, ariko noneho nkongera nkavuga n'ikindi cya kabiri yenda tutavuze aha ngaha. Hari television yacu hano muri Nordic countries, Olivier ari hano, nawe ntabwo namugereranya kubera ko uyu ni umujournalist, ariko uyu muvandimwe yafashe yaravuga ati ntabwo nakwicara ngo nsinzire mbona u Rwanda bari isura itariyo. Ntabwo yabyigiye. Bya bintu tuvuga ubutore, umuntu agafata iyambere agata urugo rwe, agava muri kaminuza akariye director wa company, akagenda akavuga ati kama mbayambaye. Nawe afite abanzi benshi badashaka ko avuga abanyomoza, nawe turamushimira, ariko tuzafata umunsi wundi kumwereka ntabwo twavanga amadosiye. Icyo nasaba rero nsoza, uri aha ngaha hariyo wavuze ngo dukurikire Scoville. Uyu mugabo nawe akeneye ingufu zacu, like and share byonyine, like and share. Ubwo rero aha ngaha utazi ikoranabuhanga bya Twitter ni byose, dore rwose turahari, niko kazi kacu, tubafashe azari dumuforowinga, noneho nawe abone abamukurikira benshi, kuko bari baturwanya usanga ari nk'igihumbi, bakora space ugasanga ni igihumbi, ariko yabakoze nka space ugasanga ni 12. Murakoze. Murakoze Dr. Chairman wacu. Uyu munsi mubona ko ukomeye kuri jyewe, ntabwo bisanzwe, nubwo menyereye guhabwa ibihembo. Iki kibaye igihembo cya gatatu mpawe mu Banyarwanda, bimpa kwishimira kuba ndiwe Umunyarwanda. Kera muri ndokoka jenoside yakorewe Abatutsi, nasabye Imana, icyo gihe nari nkiyemera cyane, ndi muri jenoside nayisabaga, nyuma naje kuyibaza ibibazo, ntabwo hari aho tudahuza nayo cyane. Narayibwiye ngo Mana, nubasha kundokora nzabivuga ibyo nabonye. 50% yarandokoye, niho hantu nsigaye mvugana nayo, ariko ahandi 50% yindi ntabwo turumvikana kugeza uyu munsi nayo. Ariko 50% yarandokoye, nararokotse, nkeka yuko yabigize mu ruhande noneho ndayibwira ngo nzavuga ibyo nabonye. Umwuga wanjye rero ni umwuga ufite aho uva, ntabwo ari ibintu natoraguye mu muhanda, ni bituruka ku mateka yanjye n'igihugu cyanjye. Maze imyaka 20 hafi n'ibiri
nkora akazi k'itangazamakuru. Maze imyaka 30 ndokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva hari imyaka nagize nyuma kurokoka no kugira ngo ninjire mu itangazamakuru, hari indi myaka nagiye cya hirya no hino ntazi ibyo shaka kingeraho, ariko mfite umuhamagaro. Maze kwiga kugira mu Bubiligi nize itangazamakuru mu rwego rujyanye n'amashusho agenda, amashusho. Noneho biza kumpa ubushobozi bwo gukora itangazamakuru rinanditse cyangwa rijyanye n'amashusho, ko burya kwandika n'amashusho biratandukanye, ariko iyo ubihuje niho itangazamakuru ni ukwandika ukanerekana n'ibyo kubera ko hari abantu bigize abanyamakuru benshi usanga iyo wowe uberetse uti ahantu ari mpari biba byiza kurushaho. Ubwo ndimo ndababwira amateka y'umwuga wanjye kugira ngo mwumve n'impamvu umuntu aba yahawe n'igihembo nk'iki. Maze kwemererwa n'Imana yuko navuga ibyo bintu, natangiye kubivuga koko. Nkora ibyo bita amafilimi documentaire, maze kugira amafilime arenze 7 azwi akomeye ashobora kugaragara kwerekanwa n'andi mareportage menshi atandukanye. Nyuma nza kwinjira mu itangazamakuru ry'umwuga, bituma ntakomeza gukora akazi ka documentation. Aho rero maze kwinjira mu kinyamakuru Igihe, mbereye umwe mu bayobozi, wenda mubona wenda ndi n'umunyamakuru ariko ndi n'umwe mu bayobozi ba Igihe. Donc hari ibintu byinshi cyane ishyira ku ruhande bikorera ibyo mubona mwebwe. Mwakomeza video nta kibazo. Ni perezida wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ijambo yagejeje ku Banyarwanda, by'umwihariko igitsina gore, abari n'abategarugori, abifuriza umunsi mwiza wabahariwe. Twakomeza. Murakoze. Muraho neza cyane mwese. Amakuru y'iminsi myinshi ntabwo duherukana tungana dutya. Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza ngo duhurire aha twizihize umunsi mpuzamahanga w'abagore. Ni umunsi ukomeye cyane. Mbanze rero nsuhuze abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, harimo n'abagore of course. Ndasuhuza n'abahagarariye ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga mu gihugu cyacu bari hano kandi badushyigikira muri byinshi. Hari benshi mu ifatanya ry'ibikorwa by'iterambere nabo bari hano. Abanyacyubahiro mwese, noneho natwe twese turi hano, nishimiye kuza kuganira namwe. Kuvuga umugore
mpereye mu Rwanda niho bindeba cyane. Ariko uwashaka yakubakira naho akajya n'ahandi. Kuko uyu ni umunsi w'abagore, w'umugore ku isi hose. Ariko duhereye iwacu hano. Turahera iwacu ndetse tugahera ku gushaka kwibuka uruhare rw'umugore mu mateka y'iki gihugu, ariko cyane cyane mu kubaka igihugu cyacu aho cyagize amateka atari meza akagisenya, ariko noneho mu kucyubaka rero, mu kongera kucyubaka, umugore yagize uruhare runini cyane. Sinzi niba abatumva ikinyarwanda badukurikira bafite okay. Umugore yagize uruhare mu iterambere ry'igihugu mu buryo bw'ubukungu, ariko icyabanje ni mu buryo bwo kubaka umuryango nyarwanda. Ni nayo mpamvu twashoboye kongera gushyira abanyarwanda hamwe, kongera kwiyubaka. Uruhare runini rwagaragaye ku mugore w'umunyarwanda. Ariko mbere yaho, mu kubohora iki gihugu, uko byavuzwe, n'umugore yagize uruhare runini mu ibohora ry'iki gihugu, no ku rugamba bari bahari. Ibindi ni ibisanzwe rero tuzi twese. Umugore ni umubyeyi, ndetse urera abana. Nari ngiye kuvuga ngo akarera n'abagabo. Abagabo ubwo mutureba aha turirarira gusa, ariko udafite umugore umufasha akamwubaka biba ingorane. Urumva rero niyo mpamvu umugore yitwa ko ari inkingi y'urugo. Inkingi murayizi. Ariko inkingi y'urugo yo ntigenda cyane n'abaturi muri iyo nzu inkingi irimo, ariko umugore nk'inkingi utagenda cyane, abazwa ibyo mu rugo akabazwa n'ibyo hanze. Urumva rero ko ari inshingano ikomeye cyane. N'abajya bibaza cyangwa bashakisha ngo ariko umugore
kumuha uburenganzira bituruka hehe, ahatumvikana ni heza. ubwo ikitumvikana ni iki ko ahubwo impamvu n'icyo dukwiriye kuba tuvana mu nzira kugira ngo ibintu bigende neza ni kutitambika imbere y'umugore ngo umubuze amahoro cyangwa umubuze ngo umubuze ubundi ibimugenewe ari byo burenganzira nk'ubwa buri muntu wese. Umugore afite uburenganzira, afite aho bushingira ku bikorwa, ku myumvire, ku kubaka umuryango, ntabwo rero yanahezwa no mu kubaka igihugu. Hanyuma ikindi ntabwo mu bintu by'ihohoterwa byo ni ugukabya, ntabwo bikwiriye kuba na gato, ntabwo bikwiriye kuba na rimwe, nta nubwo abantu bakwiye kubyihanganira. Ariko kuvuga ngo ntabwo abantu bakwiye kubyihanganira, reka mbanze mpere no ku mugore ubwe ntakwiye kubyihanganira. Hari abagore bake bamwe bashobora kubyihanganira kubera amateka, bakumva ko ikije cyose cyemerwa, cyangwa ko iyo umugabo yarakaye, iyo yabuze ikindi akora, ko yazaga umujinya wose akawumarira ku mugore. Ubwo se nta nubwo nzi ko ari ikinyarwanda icyo ngicyo, si amajyambere, si ikinyarwanda, ntabwo biri mu muco w'Inyarwanda. Byavuye bituruka he? Umugabo gukubita umugore? Wagiye ugahimbira ku bandi bagabo bakagukubita se umugore? Aho se harimo bugabo ki? Ibyo ntibikwiriye kuba na rimwe na busa, bikwiriye kuba biba mu bantu ndetse ubundi batabifite no mu muco nkatwe nk'Abanyarwanda. Byaba bituruka he ibyo? Niyo mpamvu rero mu gihugu cyacu hagiyeho amategeko abibuza, abihana. Ikibabaje ni uko hari benshi batamenyekana gusa. Aho byabaye ubundi baba bakwiye kubibazwa n'amategeko. Amategeko akwiye kubihanira, akwiye kubibuza, ariko noneho n'umuco ukwiye kubibuza, ukwiye kubihagarika. Ni nacyo gitanga amahoro mu miryango, mu bantu, mu gihugu. Buri wese yagize ituze, akagera kubona undi nk'umuntu si ukubakana umuryango gusa, ariko no kubakana igihugu. Abantu babana ngo bubakane mu
mibereho mu mibanire yabo, ariko muri iyo mibanire habamo no kubaka igihugu cyubakwa kubera izo mbaraga zose zaba zashyizwe hamwe. Ntawe ukwiriye gushyirwa iruhande, byaba bihereye ku gitsina, byaba bihuriye ku idini, byaba bihuriye ku myemerere iyo ari yo yose. Uko abantu bateye, uburenganzira bwabo, ibyangombwa biba byubahirije amategeko, bigomba gushyirwa hamwe kugira ngo byubake igihugu, bitwubake. Ntabwo bishobora kuba impamvu ituma abantu bajyamo umwiryane, ntabwo ari ngombwa. Umugore rero ni inkingi ikomeye ifasha muri iryo terambere ry'umuryango, iterambere ry'igihugu muri rusange. Njye kandi ndabivuga nk'umuyobozi wanyu, nshobora kubibona umusanzu bitanga mu iterambere ry'igihugu, ndabibona. Ndabibona umugore yagize uruhare, akamaro kabyo narabibonye muri cya gihe nabanje kuvuga cyibohora ry'iki gihugu. Twaranabibonye ndetse imibare irarutana cyane, abagize uruhare mu isenya ry'iki gihugu yavuyemo gutsemba abantu. Abagore ubundi mu busanzwe nibo benshi mu gihugu cyacu, ariko no mu bindi bihugu niko bimeze. Umubare w'abagore urenze 50%, ariko nibo bagize uruhare ruto, harimo ababigiyemo. Nabyo navuga ko bajijishijwe n'abagabo. Cyangwa bumvaga gukora ibyo ari ukuba umugabo, bashatse kuba abagabo. Ariko abagize uruhare runini ni abagabo. Abagore uruhare ababigiyemo ni bake, kandi mu gihugu ari bo benshi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hano hari ingufu ku ruhande rw'abagore tutigeze cyangwa tutarakoresha ku buryo buhagije, uburyo bwo kubaka igihugu cyacu. Ibyo rero byose kugira ngo bigende neza wagira ute? Icya mbere, mu gihugu harimo inzego zikora ibintu bitandukanye. Kamere ku rwego rwo hejuru rw'ubuyobozi ndetse muri politiki, ariko no mu bindi. Ahafatirwa ibyemezo byubaka igihugu cyangwa biyobora igihugu bigiteza imbere, ntabwo waheza abagore. Abagore rero turabahamagarira kwitabira, mwumve kandi ko ari uburenganzira bwanyu, mugire n'ubushake bwabyo. Kujya mu nzego z'ubuyobozi, ndetse ntujyeyo
nk'umugore ugiyeyo nk'umuntu ubifitiye uburenganzira. Nugerayo mu gukemura ibibazo igihugu gifite, ubwo uzibuka ko nk'umugore, abagore bafite ibyo babuzwa no kuba abagore. Icyo gihe mu ngamba zifatwa mu nzego za leta, wibuke ko icyo kigomba gukemurwa. Ariko ntabwo kizakemurwa kubera ko wagiyeyo nk'umugore, wagiyeyo nk'umuntu ubifitiye uburenganzira, ariko ugomba gukemura ikibazo gihari nk'icyo ngicyo kinini. Mu nzego zindi z'ubukungu, z'ishoramari, z'ubucuruzi n'ibindi, kuki umugore yasigara inyuma? Kuki yahezwa? Iyo umuheje, ntabwo uba ugiriye nabi umugore gusa waheje, uba ugiriye nabi igihugu. Hari uwabivuze hano ko umugore ari iterambere. Nibyo. Nibyo rwose. Kuvuga rero, uyu munsi ukwiriye kutwibutsa, ukwiriye kutubera urugero rw'inshingano dufite kugira ngo mu kubaka igihugu cyacu mu nzego zitandukanye, ibi byose tubyibuke, tuhe umugore uruhare rwe byanze bikunze. Navuze bya politiki, by'imiyoborere y'igihugu, b'inzego, bafata ibyemezo n'iki aho ariho hose. Navuze iby'ubukungu ndetse n'iby'umutekano. Umutekano usanzwe muri rusange n'ubundi wubakwa n'ibyo ngibyo, na politiki, na bukungu n'imibereho. Ariko hari umutekano wihariye ushingira ku mategeko, ukarinda buri muntu wese kugira ngo yikorere ibyo afitiye uburenganzira. Abagore naho ntabwo bahezwa, ntibakwiriye guhezwa, kandi baranahari mu nzego zitandukanye. Abagore rero, mwumve ko uburenganzira bwanyu, usibye no kubanza kwibutsa abandi babubabuza kugira ngo babubahe, mwebwe ubwanyu mukwiriye kumva ko ari inshingano yanyu, ari ukuri kwanyu, kandi ari uburenganzira bwanyu kubibona, mukabiharanira. Rero ntimuzategereze ugomba kubaha ubwo burenganzira, kuko abenshi bashobora kutazabubaha. Iyo umuntu ataguhaye uburenganzira, se bigenda gute? Uricara gusa ugasenga ugategereza? Iyo bigeze ku burenganzira no kubuharanira, abanza kwibutsa abagore guharanira uburenganzira bwabo bw'umwihariko, ariko ndanibutsa na buri munyarwanda ko uburenganzira
ntawe ugomba gutegereza ko abuguha. Ugomba guhaguruka ukabuharanira ukabwiha. Ndetse byageraho bigomba guhinduka ibindi bikaba n'ibindi. Ibi ndabivugira muri rusange, uburenganzira, umutekano by'u Rwanda tutagomba kugira undi tubisaba. Oya. Urabiduha ku neza cyangwa ku byo ntavuze. Kuri icyo ngicyo ibyo murabyumva. Nagira ngo rero uyu munsi utubere uzajya utwibutsa igihe uzaba ubaye hose aho tuvuye, aho tugana n'aho tugeze, ndetse twishakemo impamvu tutageze aho dukwiriye kuba tugeze. Ni nk'amajyambere. Twese dushaka amajyambere, dushaka igihugu gitera imbere. Ariko iteka ngomba kwibaza utari ko mvuye he? Nari ndi he mu myaka 10 ishize, 15? Ubu se ngeze mu rugendo rwo kwiteza imbere. Mu myaka twahereye mwaka w'ibihumbi 2000 twiha urugendo rw'imyaka 20. Ubu aho tugeze twehaye urundi rugendo rw'imyaka 30. Ni igipimo. No kwipima tukavuga ngo ariko kuki tutaragera hariya? Habaye iki? Muri twe utarujuje inshingano ze ninde? Twakora iki? Twakwihuta dute? Ibyo bigomba gukora no mu ngendo zindi zose, harimo nk'urunguru rwo guha abagore uburenganzira bwabo. Sibyo? Turi kumwe ku rugamba. Ndibuka ubushize hari indirimbo abadamu bajyaga baturirimbira, umudamu wa Rubavu avuga ngo ndandambara. Aha. Kuri ibyo rero uyu munsi utwibutse iyo nzira ndandambara. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza abagore ariko natwe n'abagabo. Murakoze cyane nyakubahwa.